Uraho neza, ndagusuhuje kandi nguha n'ikaze muri uyu mwanya tugiye kwigana isomo ryacu ry'uyu munsi. Ariko mbere na mbere ndabanza kukwibutsa isomo ry'ubushize ibyo twari twarebye project preferences, uburyo dukora settings zayo, tureba kuri grid and background dialog box. Ibyo nibyo twari twarebye ubushize. Iyo umaze gusetinga biriya rero tugiye gutangira kureba n'izindi settings zigiye zitandukanye, ariko duhita dutangira no gushushanya. Topic yacu cyangwa se isomo ryacu ry'uyu munsi ni world tool and settings. Iyi world tool turayisanga muri toolbox. Muri toolbox naho tuyisanga, hano tugiye kureba uburyo dukora settings zayo. Topic yacu uyu munsi turagaruka cyane kuri world tool dialog box. Mbere na mbere turebe kariya ka dialog box karimo tool kiba kikarimo. Noneho tuhita dukurikizaho creating different form of world. Noneho tunige no gushushanya form zigiye zitandukanye z'inkuta. Muri make ni ibyo ngibyo tugiye kugarukaho muri uyu mwanya utarambiranye. Cyambere world tool and dialog box. Twakibaza world tool and dialog box ni iki? World tool setting dialog box turasangamo utuntu tune tw'ingenzi tugomba gusetinga: geometrical position, floor plan and section, model and listing and labeling. Ibyo nibyo tugiye gusetinga muri kano kanya, tubikore twihuse cyane. Dore hano nababwira tuzaza hano kuri toolbox, niturangiza dukore kuri world, dukore double click kuri iyi world. Naho gukora double click tuzatangira dusetting, tuvuge ngo urukuta rwacu rutangira hehe? Kuri 0, ni kuri ground level. Kandi tumenye na height ruzaba rufite, rushobora kuba rufite 2.5 nk'uko hano bihari, rushobora kuba rufite 3.5 cyangwa se wenda 4 bitewe n'icyo ugiye kubaka. Kandi tukadukoresha mpamvu ndi kuvuga 4, ubwo ni 4 mita, kubera ko cyagiye nuko twasetingiye muri centimeter. Ahubwo niyo mpamvu hano dushyizemo santimetero 400, ubwo ni metero 4. Iyo turangiza duhitemo ko uzaba ari form, turangiza duhitemo hano, dushobora kuba ari block, masonry, dushobora kuba ari brick. Kandi ni nk'urugero, reka dukoreshe ururi brick. Iyo turangiza tuza hano duhitemo thickness, uzaba ufite 20 cm. Ntabwo ari itegeko ko 20 cm, ushobora kuba no 30 cyangwa 40, ariko bizaterwa n'icyo ugiye kubaka. Uhita umanuka hano muri model, uhitemo noneho sasa irangi uzakoresha. Urabona hano hari dushyizemo iri ngiri, cyangwa dushyizemo uyu mutuku, ariko nidukuraho kano kantu urabona uko bigenza. Ushobora guhitamo hano iri, hano naho tugahitamo iri, hano naho tugahitamo iri. Bose urabona ko bitandukanye, ariko nitugira gutya leta bisa, urabona ko bitandukanye. Wenda urugero byose biratandukanye, ariko nitugira gutya hose leta biba red, brick red. Nurangiza ukande ok, hangiza ushushanya. Dushushanye akantu kameze gutya. Niturangiza turebe kano kantu dushushanyije uko kaba kameze muri 3D. Uzaza kuri kano kantu handitseho 3D window, kandi urabona uko bimeze. Noneho kujya ukora zoom in, ukora na zoom out. Nukenera kuzengurutsa uzaza kandi kuri kano kantu aka, urangiza uzengurutse urebe ikintu washushanyije, unakora zoom in, ukora na zoom out. Urangiza usubire kuri floor plan. Floor plan naho tuzakanda hano, kuko hano ni kuri 3D window, ahubwo uzakanda ahangaha floor plan. Ibyo ngibyo twaba tuvuze kuri wall tool setting. Hano different form of wall, tugiye kureba hano form zitandukanye z'inkuta, kuko hari uzaba curved, zigiye zitandukanye. Mbese muri make tugiye kureba creating straight form, creating curved form, creating trapezoidal form, creating
polygonal form. Izi form nizo tugiye kureba duhereye kuri straight, tunabishushanya kugira ngo bigende neza cyane. Uzaza ahangaha ziba ziri hano hejuru uhitemo agafomu, ariko uje n'aha ushobora kuzibona, ariko reka dukoreshe ahangaha. Ukanda ahangaha uhitemo aka, wenda uhitemo aka, abona ni straight. Kuri straight nyine nta bindi. Noneho ariko ushobora no gukoresha uru nguru ukora straight, ukagera hano ugakata, ukajya ugenda ukata nyine bitewe n'icyo uri gushushanya. Noneho twagarukamo tukabona na kano kari mu gihe tugiye gukora nk'ibintu biri rectangle, nta kindi kintu, ugashyiramo amabizire ubundi ukamenya uko biba bimeze, cyangwa se na square bitewe n'icyo ugiye gushushanya. Noneho hano ni akaba kenkiriye kuri angle runaka, urabona bitewe na angle ufite uku nguku wabikora. Iyi ikaba ari straight. Noneho reka turi straight muri 3D, izindi za straight zacu tumaze gushushanya muri 3D. Turi ni idea nk'iyi, izindi zacu zigiye zisanzwe. Noneho tugahita tuza kuri iyi ya kabiri yitwa curved form, nayo irimo ibintu bigiye bitandukanye. Tugahitamo kariya ka mbere, tuzaza duhitemo distance dushaka, turaza dushushanye kugera aho curved yacu izabigarukira. Niturangiza duhitemo nanone kano ka kabiri, urabona bizaba bitewe, tuzagenda dufata point aho iyo form izaca, nuko bizaba bimeze. Noneho niturangiza duhitemo n'aka kandi, aha naho form yacu ihita ica. Niba ngize gutya nkagera na gutya na gutya, ihita automatically ikiziru gihita kizana bitewe na distance twashyizemo. Urugero nawe ushobora gukoresha ako nyine, ugahita uhitamo distance. Urabona mu gihe urimo gukora nk'ikigega cy'ikizeru ushaka kwihuta, uhita ugira nka gutya bitewe na distance ufite. Noneho reba ukuntu bya bigega byacu cyangwa se za nkuta zacu zifite curved zaba zimeze, nuko zaba zimeze. Noneho hano hari n'akandi kitwa trapezoid form. Iyi trapezoid form yo noneho dore ukuntu iba imeze. Uraza tukavuga ati wenda reka tujye muri setting, ukaza no muri setting ukavuga ati wenda hano izaba itangiye ifite nka 30, irangiye ifite nka 80. Hano ya 30 koko, na hano ndatekereza 80 irimo byanze bikunze, ngiyi ya 80 nayo irimo. Tukaza kuri kano kantu ari nako dusoreza ku mafomu bita trapezoid form. Uzaza ugenda ushushanya bitewe na designer cyangwa se nuko ushaka icyo gikuta kizaba kimeze. Urabona cyaba kimeze nk'ikintu cy'ikirundo cy'amatafari kiri aho ngaho bitewe n'icyo ushaka kudesigninga. Iyo tukaza muri 3D window tukareba uko bimeze. Dore ngibi hano, iki ni cya kindi cyane cya trapezoid. Iyi nayo ni yayindi ifite urukuta rutangira rito ariko rugenda rwigira inyuma rukagenda ruba runini. Ibyo nibyo twaba tuvuzeho uyu munsi, ndumva aribyo twaba tugarukiyeho, kuko twari twabivuze amafomu yose, creating straight twabibonye, curved na trapezoid na polygonal. Zose ntabwo usaba kuza gusubiramo uko twabyize kugira ngo ubashe kubifata ukorera ama exercice menshi. Kandi akwibutsa gukora like, share and subscribe na comment kugira ngo tujye twumva uko ibintu biba byifashe. Ndagushimiye cyane rero gukurikira iri somo, wakoze cyane kubw'umwanya wawe, kandi nkurarikiye no kuzakurikira isomo ryacu ry'ubutaha. Ndagushimiye cyane, wakoze kubw'umwanya wawe. Reka tuzongere duhure mu isomo ryacu ry'ubutaha. Wakoze.